ujya kubona ukabona umuntu arabyutse mu gitondo witirirwa izina ry'Imana ufite titire y'umupasiteri cyangwa se ufite wenda indi titire runaka kandi y'ubuvugabutumwa bukomeye, ukabona arabyutse mu gitondo afashe mikoro aje kuri kamera gusebya mugenzi we. Nta muntu ugitekereza kuzatura ku musozi w'Uwiteka, nta n'ukibyifuza, ahubwo abantu barimo mu ndamo, ibintu biteye ubwoba. Noneho ijambo riravuze ngo utabeshyeresha abandi ururimi rwe ntagirire nabi mugenzi we, uwo niwe uzatura ku musozi we. Nababajwe n'inkuru y'umupasiteri wanjye uwambaje Emmanuel, ngira ngo abantu benshi baramuzi. Umupasiteri ni umupasiteri Imana yagiriye neza, ni umushumba wakoreye Imana. Uyu mugabo yagiye adufasha muri byinshi, reka mbabwire njye wicaye imbere ya kamera, yangiriye neza. Pasiteri wambaje Emmanuel ndi umugabo wo kuhamya yuko ari umukozi w'Imana. Ariko nabyutse nsanga bamushyize kuri YouTube ngo korera shitani, ngo ni umukozi wa shitani, ngo ni umujyakuzimu. Bantu bimareka mbabwire mwarekeye aho koko. Ese niba koko umuntu yavuze ijambo akaba yavugamo amagambo biriya byumva abanyamwuka, umuntu ashaka kubyuka azana ikibwiriza kuri YouTube cyangwa se arimo kubwiriza abakristo akazanamo amagambo azi ko ari kubwira abanyabwenge, kumva ari kubwira injiji. Njye niko nabibonye. Muri makeya uwambaje Emmanuel njyewe yangiriye neza, uri kumva. Nabaye iwe umwaka wose urenga n'amezi atanyishyuza. Abantu barimo kuza gutuka uyu mugabo ibyo bintu babikora. Angirira neza we n'umudamu we, bancumbikira umwaka wose urenga n'amezi batanyishyuza amafaranga. Imana imuhe umugisha mushumba wubahwe. None yabwirije ikibwiriza, mbese ikintu muziho nanjye nzi neza kuko nabaye iwe. Mbabwire bantu b'Imana mutuye isi, uyu mukozi w'Imana abantu barimo kumutuka, Imana ibabarire. Imana ibabarire abagabo nabonye bahagurutse bakamuvuga nabi. Imana ibabarire barimo kumutera amabuye ngo akorera shitani, ngo kumugira ngo biragatsindwa, ahubwo kubagira bo biragatsindwa. None se ubwo nkuriya waje kumutuka ashobora kuba nta muntu aragirira neza by'urangaza bivuga. Yego wenda hari abo yagiriye neza, ariko reka nkubwire Imana nanjye nubwo yaje kunzahura nyuma, ariko numva nanjye ibyo bintu nta muntu nabikorera ngo mbishobore. Uziko numva nta muntu nacumbikira umwaka wose ngo mbishobore. Ahubwo bagira ngo kuri iyi mihanda ari nk'umuntu waje arabatega. Aba bantu b'Imana barateze ntago ari gusa. None se wari wabona umupfumu utuka umupfumu mugenzi we? Mbwira aho wabereye. Wigeze ubona umupfumu uza gusebya umupfumu mugenzi we? Aribyo wabonye? None se wigeze ubona umusiramu aza gusebya umusiramu mugenzi we? Sobanurira. Gutaba pasitera bavuga butumwa abahanuzi bahagarara kuri iyi mihanda bagasebanya. Ese buriya haruza ukabona arimo gushaka kurwanirira Imana, sibyo? Akaza gutuka umushumba ameze nk'aho arimo kurwanirira Imana. Ubwo hagati y'uri uri gutuka nawe uri kumutuka, uri kurwanirira Imana n'ubuhe? Wowe uri gufata umukozi w'Imana ukamuha abapagani batakebwe. Noneho hari umuntu wari wumvisha ibyo yabwirije ntiyanabyitaho, ariko urimo kuza kubisesengura wumvisha ahubwo abapagani noneho yuko nta mukozi w'Imana ukibaho, bose bagiye ari abakozi ba Satani. Ese ubwo ko wagushije n'abakambakamba, hari umuntu uzongera gukiza? Umuntu avuye mu kabari ngaze gusebya wenda pasiteri, aho nta n'umuntu wabyita, ahubwo intama uri kumva ije gusebya shebu. Ni nk'urugero, njye nifite intama nyowe zije kunsebya, n'urugero. Bya bintu ni bibi cyane. Ndagira ngo rero mbwira bantu b'Imana mukuri mugira umuntu agarukira aho basi. N'uwifuzaga gukizwa abona inzira. Uzi ko abantu barimo gufunga inzira. None ninde uzifuza kuza mu bantu nk'aba ngaba? Bambwira. Ejo bafashe umwe bamushyize kuri YouTube yakorera shitani, n'uri yakorera shitani. Ese mwatweretse byibura abakorera Imana? Ko muzana abakorera shitani, kuki bataratuzanira ngo batwereke abakorera Imana? Ejo naba muri etaje, ejo nazamuka akajya mu ntera ikomeye, ntago azaba yabikuye kuzimu, ahubwo ni imigisha Imana ibigenda isuka ku bakozi bayo. Uzi ko uyu muntu yagiye mu mahanga, njye nari nshumbitsi we, bakamuha amadolari akayanga. Ubu ngubu yabishaka icyo gihe ari kuzana n'ibidolari
akawenda twari dutegereje ahubwo ko agiye kugura nk'ibitaje nka 2 i Kigali, kuko icyo gihe yagiyeyo bagiharaye abakozi b'Imana bamusukaho amadolari arayanga, aravuga ati ngewe ntabwo ari iki cyanzanye, mutazagira ngo nababwiye Yesu kugira ngo mumpe amafaranga. Rekomva izo mbaraga ninde wundi wazigira? Uyu munsi ntabwo nari nzi ko yakagombye kuba arimo kugenda akoresha amaboko ye ngo abone kugera ku itaje, kuko icyo gihe yabonye inzira zo kubona amataje bitamugoye. Mwagiye mugarukiraho ko muba mutazi umuntu murimo gusebya uwo ari we. Wenda ubuvuga ngo uramuzi kuko yakubwirije ubutumwa, uramuzi kuko yabaye Nyarugenge akakuyobora, uramuzi, ariko hari imirimo yagiye akora wowe utazi, yagiye akorera Imana ahagaragara n'ahatagaragara. Ntabwo uyu munsi ahindutse umukozi wa shitani kubera ko arimo kubwira abantu iby'ukuri kwaba batura. Niba umuntu ababwiye ati mwebwe niba muzi inzira mwakuramo ubuzima, uriya mubyeyi nawe yaratubwirije, i Remera niho nasengeraga, Mama Sharirene yaratubwirije kugeza ku rwego nta mugore wamwegeraga kubera ukuntu yakaga, yari umuriro, yarakaga, yaradusengeye, mbese ukabona ni umugore uri mu mwuka wera w'Imana. Ariko ndi kubabara ko muri iyi minsi bamugize imyanda. Muraho nshuti zanjye, ndabashuje mu izina rya Yesu. Nanone ndagarutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu kugira ngo twongere tuganire. Rero ndabashuje cyane, ari mbakumbuye. Hari ukuntu ubana abantu kuri iyi social media ariko utabaza amaso ku maso, hano ku Mbabazi TV show. Nshimiye abantu bankunda, nshimiye abantu bakunda kunyumva, bankurikira, bakora subscribe by'umwihariko. Bese niyo nkunga nabasabye, mujye munkorera kuri subscribe kugira ngo dukomeze kubana muri ibi biganiro no bamwumva biba bibashimishije. Imana iduhane umugisha. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira, noneho ndashaka ko tugirana ikiganiro kimeze nko guhugurana se, kugirana inama. Hari ibintu maze iminsi mbona bikambabaza, bikantera agahinda, ndashaka ko tubiganiraho. Mwami Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje, gushimira urukundo dukunda, ngushimiye imbabazi utugirira ku manywa na nijoro, gushimiye uburinzi ushyira kuri twebwe, warinze ubugingo bwacu, warinze abankurikiye, wabanye nabo mu bigeragezo turi gucamo muri iyi si iratugoye kuyibamo. Ibicuruzwa byarahenze, ubuzima Mana buragoye, ariko uburyo ukomeje kuturindiramo ndabigushimiye. Rero unyemerere cyane, ukomeze n'ubundi kubana natwe. Tugiye kuganira ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro hagati muri twe. Urakoze Yesu, amen. Ndabashuje cyane mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi nshaka ko tuganira, tugahugurana, tukagirana inama mu by'uru rugendo. Ntabwo byoroshye, ndimo ndabona ibintu biri kuba, nkumva binteye agahinda, nkumva ndababaye, ariko nta kindi kintu twakora uretse kwiyambaza Yesu kuko niwe databuja. Uyu munsi kuri channel yanjye Mbabazi TV show ndashaka ko tuganira. Mfite umutumirwa ugiye kumfasha ikiganiro kubera ko ntago ndi bubeho noneho ndi njyenyine. Ndagira ngo twakire Joshua adufashe muri uyu mwanya. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze. Sasa rero ndashaka ko tuvuga ku bintu biri kuri iyi mihanda. Njyewe agahinda mfite ni ak'abantu bitirirwa izina ry'Imana. Ndababaye, mu byumve bantu b'Imana, ndababaye. Ikintu kirimo kubabaza umutima wanjye ni ukuntu abantu ubwabo bitirirwa izina ry'Imana aribo barimo gusenyana. Iki kintu cyambabaje, ndavuga ngo reka tuza ahantu tuvuge kuri ibintu turimo kubona. Ese kureba ibikuba birimo gucika mu bakozi b'Imana hirya no hino, ni iki cyabaye? Iyo ubirebye ubona ari iki kirimo kuba ku bantu b'Imana, ku buryo umuntu w'Imana ari gufata umwanya kuri iyi mbuga nkoranyambaga agasebya mugenzi we, akamuharabika ibibaho n'ibitabaho, kandi bose basenga Imana. Ese umuntu gute ibintu biri guterwa ni abantu bifuza kujya mu ijuru nk'uko abakristo bose bafitiye
hari ijambo rijya rimfasha kandi nkunda tugiye kureba muri Zaburi ya 15 umurongo waho wa mbere tusoza nitushaka tugere ku wa 4. Ijambo niyo titire y'ikiganiro. Haravuze hati ni ikibazo niko iyo Zaburi yubatse. Iravuze iti Uwiteka ninde mu ihema ryawe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Mu ihema bashatse kuvuga ubwo ni mu rusengero cyangwa mu maboko yayo, mu bushake bw'Imana, mu gakiza k'Imana, mu mugambi w'Imana, aho Imana imushaka cyangwa yamuhamagariye. Noneho cyangwa harongera harabaza ngo ninde uzatura ku musozi wawe wera? Umusozi wera w'Imana tuzawutura mu isi nshya, twabivuzeho ubushize. Umusozi wera w'Imana, Imana nirangiza iyi si dutuyeho, hari ukuntu Imana ngiza hazaba umunsi w'amateka, abantu bagatura ku musozi w'Imana. Nkeka ko uyu musozi ari wo tugomba gusiganira. Ninde? Yego. Haleluya. Noneho ku murongo wa 2 haravuze ngo nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukirana. Yego. Noneho umurongo ukurikiyeho ukavuga ngo akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Uwo muntu nyine uzatura ku musozi wera, nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Abantu barimo kugendera mu bintu bituma bagera ku iterambere, babona ifaranga, ariko ntabwo bakigendera mu bitunganye. Reka noneho ntabwo abantu bakivuga ibintu, ntabwo bakivuga ibintu by'ukuri nk'uko biri mu mitima yabo. Ati kubera iki? Ujya kubona ukabona umuntu arabyutse mu gitondo, witirirwa izina ry'Imana, ufite titire y'umupasiteri cyangwa se ufite wenda indi titire runaka kandi y'ubuvugabutumwa bukomeye, ukabona arabyutse mu gitondo afashe mikoro aje kuri kamera gusebya mugenzi we. Zisha abantu urubozo. Nta muntu ugitekereza kuzatura ku musozi w'Uwiteka, nta n'ukibyifuza, ahubwo abantu barimo mu ndamo, ibintu biteye ubwoba. Noneho ijambo riravuze ngo utabeshyeresha abandi ururimi rwe ntagirire nabi mugenzi we, uwo niwe uzatura ku musozi w'Uwiteka. Ntagirire nabi mugenzi we. Ijambo riranavuze ngo ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Urimo kubona abantu bari gushyushya inkuru, wababonye? Ikintu rero cyanzimbe tutarajya kure y'iri jambo, nababajwe n'inkuru y'umupasiteri wanjye Uwambaje Emmanuel. Ngira ngo abantu benshi baramuzi. Umupasiteri ni umupasiteri Imana yagiriye neza, ni umushumba wakoreye Imana. Uyu mugabo yagiye adufasha muri byinshi. Reka mbabwire njye wicaye imbere ya kamera, yangiriye neza. Pasiteri Uwambaje Emmanuel ndi umugabo wo kuhamya yuko ari umukozi w'Imana. Ariko nabyutse nsanga bamushyize kuri YouTube ngo korera shitani, ngo ni umukozi wa shitani, ngo ni umujyakuzimu. Bantu bimareka mbabwire, mwarekeye aho ko. Ese niba koko umuntu yavuze ijambo akaba yavugamo amagambo biriya byumva abanyamwuka, umuntu ashaka kubyuka azana ikibwiriza kuri YouTube cyangwa se arimo kubwiriza abakristo, akazanamo amagambo azi ko ari kubwira abanyabwenge, kumva ari kubwira injiji. Njye niko nabibonye. Muri makeya Uwambaje Emmanuel njyewe yangiriye neza. Uri kumva? Nabaye we umwaka wose urenga n'amezi atanyishyuza. Abantu barimo kuza gutuka uyu mugabo, ibyo bintu babikora. Kandi bariswe ngo baratunze, bariswe ngo bafite amazi Kigali, ariko ntawe bagirira neza gutyo. Yewe yaramfashe ndi umukene, ntagira icyo kurya, mbese ntafite naho kuba. Urumva? Angirira neza we n'umudamu we, bancumbikira umwaka wose urenga n'amezi batanyishyuza amafaranga. Imana imuhe umugisha mushumba, wubahwe. None yabwirije ikibwiriza, mbese ikintu muziho nanjye nzi neza kuko nabaye iwe. Mbabwire bantu b'Imana mutuye isi, uyu mukozi w'Imana abantu barimo kumutuka, Imana ibabarire. Imana ibabarire abagabo nabonye bahagurutse bakamuvuga nabi,
Imana ibabarira barimo kumutera amabuye ngo akorera shitani ngo kumugira ngo biragatsindwa, ahubwo kubagira bo biragatsindwa. None se ubwo nkuriya waje kumutuka ashobora kuba nta muntu aragirira neza by'urangaza bivuga. Yego wenda hari abo yagiriye neza, ariko reka nkubwire, Imana nanjye nubwo yaje kunzahura nyuma, ariko numva nanjye ibyo bintu nta muntu nabikorera ngo mbishobore. Uzi ko numva nta muntu nacumbikira umwaka wose ngo mbishobore. Ni umunyamwuka, gusa niba umuntu abwirije ikibwiriza akazamo n'ifuhe, urumva akaba yagira andi magambo akoresha kugira ngo abantu bagire amatwi bafunguka. Ikintu muziho ni uko ari umuntu urwana ishyaka, akumva ko abantu bava mu bukene, akumva gusa nanone nubwo bimeze bityo nabo bajye bagera igihe ntagashyiremo ubwenge bwinshi ngo yumve yahatira abantu gukora, kuko abantu mu mitwe yabo iyo umuntu arinjeje niyo wamubwira iki ntiyumva. Yego turabyemeranyaho. Ushobora gufata umuntu ukifuza ko ava mu bukene, ukamwereka inzira, ukamubwira mwige mukore, ariko iyo afite urupfu mu matwi ntiyumva ihona. Icyo ni ikintu namaze kubona. Rero bantu b'Imana mutuye isi, mubohora umukozi w'Imana ntagakorera shitani. Ngewe nabaye w'umwaka wose n'amezi anshumbikiye mbiwe. Noneho ikintu muziho mbiwe ni uko yabaga mu rusengero. Uriya mugabo yabaye mu rusengero ahamagara Imana. Niyo mpamvu babwira ati mwebwe mwananiwe gusenga, munanirwa no gukora. Byibura niba utazi gukora senga. Noneho muri ya masengesho hazavamo igisubizo. Uko niko kuri. Noneho niba unakoze bishyiramo umwete. Ariko murekeraho gutuka umukozi w'Imana. Hari umugabo umwe wamututse birambabaza, nashatse kuvuga izina. Aramutokoza aravuga ngo biragatsindwa ngo kugira umushumba nkawe. Ndamwitegereza uriya mugabo numva arambabaje. Bakongeraho n'ibindi. Ahubwo bagira ngo kuri iyi mihanda ari nk'umuntu waje arabatega. Aba bantu b'Imana barateze ntago ari gusa. None se wari wabona umupfumu utuka umupfumu mugenzi we? Mbwira aho wabereye. Wigeze ubona umupfumu uza gusebya umupfumu mugenzi we? Aribyo wabonye? None se wigeze ubona umusiramu aza gusebya umusiramu mugenzi we? Sobanurira. Gutaba pasitera bavuga butumwa abahanuzi bahagarara kuri iyi mihanda bagasebanya. Ese buriya haruza ukabona arimo gushaka kurwanirira Imana, sibyo? Akaza gutuka umushumba ameze nk'aho arimo kurwanirira Imana. Ubwo hagati y'uri uri gutuka nawe uri kumutuka, uri kurwanirira Imana n'ubuhe? Wowe uri gufata umukozi w'Imana ukamuha abapagani batakebwe. Noneho hari umuntu wari wumvisha ibyo yabwirije ntiyanabyitaho, ariko urimo kuza kubisesengura wumvisha ahubwo abapagani noneho yuko nta mukozi w'Imana ukibaho, bose bagiye ari abakozi ba Satani. Ese ubwo ko wagushije n'abakambakamba hari umuntu uzongera gukizwa? Nsobanurira. None kuje ukajajinga umushumba ukagaragaza yuko nta Imana akorera ari shitani, abantu b'Imana barayoborwa nani? Yego. Njyewe nari ngiye kubabwira icyo nzi kuri Pastor Uwambaje Emmanuel. Agira ifuhe. Ni umuntu ugira ifuhe, ni umuntu ushaka gufata ibintu byo kwizera akabicengeza mu bantu. Buriya ashaka kubereka ko kukimuvuga ngo abandi bakizwa no kugikuzimu, niba muhazi mwebwe mwagiyeyo ni urugero. Agashaka kwerekana ko abantu bakizwa no gukoresha amaboko yabo, noneho babandi badakora babibona bakavuga bati bariya sha bagikuzimu niho bakura ubutunzi. Mwebwe niba muhazi, nge niko nabonye arimo kubaha nk'urugero. Mwebwe mwaba muhazi aho barimo kujya. Ese wowe kukennye wabasha kujyayo nawe ukabukurayo ubwo butunzi? Nicyo ngiye navugaga. Ariko bene data basi mwisebanya. Bibiliya iravuga ngo umuntu uzatura ku musozi ngo nudashyushye inkuru. Twari turimo kubisoma. Uri kumva? Nutabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Uri kunyumva? None ufashe inkuru urayishyuhije, uzanye za runaka n'iza runaka, kandi mwese ngo mwitirirwe izina ry'Imana. Byibura ntago umuntu avuye mu kabari ngo aze gusebya wenda pasiteri.
aho nta n'umuntu wabyita, ahubwo intama uri kumva ije gusebya shebu. Ni nk'urugero, njye nifite intama nyoboye zije kunsebya, n'urugero. Biriya bintu ni bibi cyane. Ndagira ngo rero mbwire bantu b'Imana, mukuri mugira aho umuntu agarukira aho basi. N'uwifuzaga gukizwa abona inzira. Uzi ko abantu barimo gufunga inzira, none ninde uzifuza kuza mu bantu nk'aba ngaba? Bambwira. Ejo bafashe umwe bamushyize kuri YouTube, yakorera shitani, n'uri yakorera shitani. Ese mwatweretse byibura abakorera Imana? Ko muzana abakorera shitani, kuki bataratuzanira ngo batwereke abakorera Imana? Ibi bintu ni ikibazo. Umva, njyewe biri kumbabaza, biri kundya ahantu. Noneho hari inkuru nyine uwo mushumba njye nababwiraga, nabagira mbabwire ko icyo gihe ancumbikira bene da nari ndushye, nari nkennye, nari mbabaye. Imana imuha umugisha aho ari. Buriya umuntu nanavuga, buriya nuko mutabizi, abavuga n'ibijyanye n'imirimo akora, afite ibikorwa. Hari impamvu Imana imuha umugisha, hari impamvu Imana yamushyigikiye ariga abo mushumba ugeze kuri wa rwego. Ni imirimo agenda. None se ujya ngo icyo gihe ancumbikira hari ikintu yari afite? Ntabwo yari umukire. Yancumbikiye atari uko afite ubukire, ahubwo Imana iri kubumuha kuko yakoze imirimo myiza. Uri kumva? Ejo naba muri etaje, ejo nazamuka akajya mu ntera ikomeye, ntabwo azaba yabikuye ikuzimu, ahubwo ni imigisha Imana iba igenda isuka ku bakozi bayo. Uzi ko uyu muntu yagiye mu mahanga, njye nari ncumbitsi we, bakamuha amadolari akayanga. Ubu ngubu iyo abishaka icyo gihe ari kuzana n'ibidolari, akawenda twari dutegereje ahubwo ko agiye kugura nk'ibitaje nka 2 i Kigali, kuko icyo gihe yagiyeyo bagiharaye abakozi b'Imana bamusukaho amadolari arayanga, aravuga ati njyewe ntabwo ari iki cyanzanye, mutazagira ngo nababwiye Yesu kugira ngo mumpe amafaranga. Uri kumva? Izo mbaraga ninde wundi wazigira? Uyu munsi ntabwo nzi ko yakagombye kuba arimo kugenda akoresha amaboko ye ngo abone kugera ku itaje, kuko icyo gihe yabonye inzira zo kubona amataje bitamugoye. Mwagiye mugarukiraho ko muba mutazi umuntu murimo gusebya uwo ari we. Wenda ubuvuga ngo uramuzi kuko yakubwirije ubutumwa, uramuzi kuko yabaye Nyarugenge akakuyobora, uramuzi. Ariko hari imirimo yagiye akora wowe utazi, yagiye akorera Imana ahagaragara n'ahatagaragara. Ntabwo uyu munsi ahindutse umukozi wa shitani kubera ko arimo kubwira abantu ibyo ukuri kwaba batura. Niba umuntu ababwiye ati mwebwe niba muzi inzira mwakuramo ubuzima, nimuyinyuremo ariko mureke gusebya abagenzi banyu. Njye numvaga arimo kurwanya abasebya abandi ngo bafite ubutunzi bakuri kuzimu. Ariko ubundi kuzimu niho batanga umugisha honyine. Njye ukuntu shitani ibintu itanga, shitani ashobora no guha umuntu ubutunzi ntabe yaguha n'amazi yo kunywa. Ubutunzi bwavuye kwa shitani, nta nubwo yaguha amazi yo kunywa y'umugezi, baba bafite ubusambo n'ubugome. None umuntu ibaze ko yanshumbikiye umwaka, akancumbikira urenga n'amezi ntamwishyura n'igiceri cy'ijana. Uri kumva? Tuvuge ko si uwo mwaka yawo kuba amafaranga bamwishyuraga muri iyo nzu, yari gukuramo amafaranga niki? Yego, muba musebya, muba muteye amabuye, mubavuze ngo kugira umushumba nkawe ngo nukugusha ishyano. Hagira byibura n'umwe uza anyereka abantu yaba yarafashije byibura nk'uko yamfashije nka 2 cyangwa kandi ntabwo ari njye njyenyine uyu mugabo yafashije kubaho. Rero bantu b'Imana jya mbakure mu rujijo. Ikintu muziho nuko yiberaga mu rusengero, njyewe mbiwe yabaga mu rusengero. Iminsi yagiraga mu rugo rwe, uri kumva? Ni muri weekend nabwo gake aje kuganiriza abana, aje kwereka abana inzira bakwiriye kunyuramo, akagatuganiriza. Nanjye ubwo hari igihe natarabukaga nkiyumvira ku ijambo ry'Imana, byarangiza kongera akisubira mu nzu y'Imana, urusengero. Abantu bazi ko mbeshya bazambeshyuza. Icyo gihe ahantu yakoraga umurimo w'Imana ni mu Gatsata. Njyewe n'amaso yanjye namubonaga wenda nka rimwe mu cyumweru cyangwa 2. Uri kumva? Bivuze ngo hari ahantu abantu baba baranyuze hagoye, umuntu akaba imbere y'Imana yititiriza, yagera mu gihe cy'amasezerano yicaye ku ntebe nk'iyo yicayeho ubu, abantu bakavuza induru ngakorera shitani. Yewe ndabasabye murekeraho basi, sibyo usebanya. Nta mupfumu usebye umupfumu mugenzi we, nta murozi usebye umurozi mugenzi we, ntawe. None abantu b'Imana nibo basebanya. Musebanya kubera iki? Njye naje kubabaza kuki musebanya.
rero rwose mumbabarire murekeraho basi mwige kugirirana neza. Noneho niba usanze umuntu yanaguye woroseho akenda, kubera iki muri korosorana mukambikana ubusa? Ugasanga umupasiteri asanze intama ku nzira. Hari umubyeyi witwa Amasharirene, uriya mubyeyi nawe yaratubwirije, i Remera niho nasengeraga. Mama Sharirene yaratubwirije kugeza ku rwego nta mugore wamwegeraga kubera ukuntu yakaga, yari umuriro, yarakaga, yaradusengeye, mbese ukabona ni umugore uri mu mwuka wera w'Imana. Ariko ndi kubabara ko muri iyi minsi bamugize imyanda kubera baramusebye, ibyaha bibaho n'ibitabaho, ukareba ukavuga utese reka mbyemere ko wenda yaguye. Ariko aho guteraho utwatsi, aho korosa ngo basanga aho yatembagaye borose hakenda, ni ukorosora ahubwo noneho bakanahondagura. Iriya ni ibiki Jojo? Ngaho mbwira ukuntu abantu, njyewe nabwirije ubutumwa, navuze Imana, igihe kirageze wenda nikubise hasi nabandagaye, nta muntu uje ngo angirimo avuga ati uyu muntu nyamara hari igihe ambwirije ndazahuka narindushye reka norose hakenda. Ahubwo ni ukuza bakubita babaga intama bakayishwanyaguza bagashyira inyama hariya. N'indaya, abagabo, arasambana. Beneda mwambabarira, umukristo akamenya umukristo mugenzi we, yabona yanaguye akamuhuguza ubugwaneza, akamugarura mu nzira. Kuki mwishimira ko intama zazimiye? Yo muhanzi Wiringiye Imana yamukoze no igihe yagwaga ku cyobo, na wenda yanarengeye kuko nawe yarabyemeye ko yatangiye, ariko akora indirimbo ikomeye cyane. Ntabwo duteye ubwoba n'ibihinda kakabo, yabambukije inyanja itukura, ntabwo yabura noneho kukwambuka yabarongeye. Ngo baciye rero ngo mu bisate by'amacupa barabirenga, ubu noneho ibisate kabyari. Ariko nawe wa mugani ni irindi somo, uzi umurimo yakoze, n'ubu indirimbo ze zigikora umurimo zigafasha abantu. Mwabonye ukuntu abantu bamwose, yego birumvikana umuntu ashobora gukora ikosa, yego mwabonye ukuntu abantu bamwose. Muri make iyo umuntu yagize intege nke, abakristo nibo bishima, abantu bakamubaye hafi bakamugaruye nibo bishima. Bira ni ibiki? Kandi Yesu bivuga ko yasize intama 99 akajya gushaka imwe yazimiye. Buriya umuntu w'Imana, Bibiliya ivuga ngo wa mwanzi we winyishima hejuru ngo ningwa nzabyuka. Uri kumva? Birashoboka ko umuntu yagera mu gihe cyo kurindagira, reka mbyite gutyo. Ariko hari Imana iba yarakumenye kera. Bibiliya ivuga kandi ngo ntago igisiga uwo yasize. Uri umuntu Imana yasize amavuta, nushaka numugeraho ujye umwitondera. Ntago yapfuye kwizana gusa gutyo ngo aririmbe, ahubwo hari Imana yamuhaye iyo mpano. Uzi ko ya mugabo yamfashije, indirimbo ze zamfashije nari ngiye kwiyahura. Theo bose babireba, mu gihe cyanjye nari mfite agahinda, nihebye, numva ntashaka kubaho. Nagize amahirwe yo kuzajya ndara numva indirimbo ze, nkirirwa nzumva. Noneho harimo indirimbo ivuga ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikiza urubwa, ngo maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro, ngo maze igihe mbivuga yuko Imana iruhura abarushye bakaruhuka bakaba mu mahoro. Hari n'indi ivuga ngo izo ngorane utahamagaye ziragira iherezo. Ako karirimbo nako nari mfite ingorane ariko ntahamagaye. Izo ndirimbo zaranshoreye zinkura mu kwiyahura, noneho nkajya nzitega amatwi nkumva nibyo, nkavuga nizi ko ari byo. Uzi ko ingorane ntahamagaye zizagira iherezo, nkongera uzi ko Imana izankiza urubwa n'igisuzuguriro. Biramfasha, indirimbo za Theo ziramperekeza zingeza ku gakiza. Uri kumva? Ariko shitani kugira ngo azatobere umuntu w'Imana, nuzumva ayo mateka ntazabyitaho kubera ngo ako kantu ngo shitani akangishe ngo icyaha, bigatuma bisibanganya n'ibimenyetso by'umukozi w'Imana ngo bigaragare ko ntacyo yakoze. Harya ubwo koko ntacyo yakoze, ahubwo ibyaba yarakoze nibyo byatumye shitani murwanya kugira ngo ubutumwa yavuze butagaciro. Noneho abantu b'Imana bakabyongeramo umunyu n'isukari, akaba aribo basebanya bakirwanya ubwabo. Uzi ko mbona iyo uje gusebya umugore mugenzi wawe ni urugero, sibyo? Ukavuga uti pastor runaka, ukabona umupasiteri habo njya mbona ngo witwa pasiteri runaka, ukabona ngo
umwe ngo yitwa Pastor Mutesi Imana Ibarese nkunda kubavuga mu izina, undi ngo yitwa Pastor ngo Fani, ni urugero wenda, cyangwa hari undi mudamu nanone njya mbona wicara ku wundi agafata mikoro aje gusebya umugore mugenzi we kandi ngo bomba ari abapasiteri. Bene da turajyayo ku musozi w'Uwiteka. Mbese mumbore mureke gusebanya, njye nicyo kintu ndi kurwanya, gushyushya inkuru. Ese kuje gusebya umugore mugenzi ukamwambika ubusa ukamuhenurura, kandi ngo mwembi ngo muri abapasiteri ngo muri abashumba. Undi muntu uzaza hirya utarigeze amenya iby'ubupasiteri n'ubushumba azabigira hirya. Uzi kuri gusebya mugenzi wawe, uzi ngo uri gusebya mugenzi wawe, nawe urimo kwisebya. Icyo kintu abo bantu bakirebyeho. Mwese mwitirirwa izina ry'Imana, none uraje wambitse ubusa mugenzi wawe kandi mwitwa izina rimwe ngo uri pasiteri n'undi ni pasiteri. None aho utafashe mugenzi wawe ahubwo ngo umufubike umurinde imbeho. Niba hari n'ahantu wasanze yabandagaye atishyizeho agatenge ukamworosa ugashyiraho worose neza, nyamuneka komera tujya mu ijuru, ukamuhanagura n'ivumbi ukamwoza, byaho ukabimuvanaho ukamwambika. Ahubwo ni wowe urimo kumuhenurura ingutiya, ukamugishyira ku karubanda, ugakubita, ukamwandarika, ukamwandagaza. Ese buri waza agashungura? Hari umuntu n'umwe Imana yabura nk'inkumbi? Ndashaka kukubaza Joshua. Yesu yabwiye abantu bari bazanye umugore ngo wasambanye, ngo arababwira ngo utarakora icyaha ngo namutera ibuye, ngo ahita yunama hasi ngo arandika. Uri kumva? Yubuye amaso asanga nta muntu n'umwe umuhagaze imbere. Bivuze ngo iki? Iriya nyandiko yari asa nk'uri kwandika mu mitima yabo, arabasoma. Buri wese akavuga ati ariko nanjye akangaka kambayeho kuri. Ahubwo wa mugani mbere y'uko ugarurira mu cyangwa uvuga ariya magambo, yego kuki koko. Buriya rero babazi ngo birashimishije ariko bibabaza Imana. Ahubwo baba barimo guha shitani amakuru. Yigo kuriya kuntu umuntu aza agasebya mugenzi we bose basenga, baba barimo gushimisha shitani, ntabwo baba barimo gushimisha Imana. Kuko burasa ubutumwa baba barimo kuvuga, ahubwo uza akumva njyewe niba mfite titire y'ubupasiteri, sibyo abantu bari bunyumve, bari bwumve ko ibyo mvuga ari ukuri. Si urugero, ariko nibaza gushungura bavuga bati ariko se ko nawe ari pasiteri, kuki asebeje pasiteri mugenzi we? Nako kantu bibuke ko abantu ari abanyabwenge. Uriya yaguye mu cyago. Uriya nawe aho kumuvugira cyangwa ngo amufashe kwihana, ko ari cyo bahamagariwe. Ko ari nk'umuvandimwe wawe agize ibyago cyangwa se ntanagire ibyago ariko ari runaka, ukajya kuba urugero umuvandimwe wawe umubwire uvuze ngo wenda yameze ihembe mu mugongo cyameze utekereza ko niba ari umuvandimwe wawe muri amaraso amwe ukerekana ko ngo burya nubwo yambara yameze umurizo batatekereza ko naho hari umurizo kuko muvukana. Yego kuri amaraso amwe. None nawe uragira uvuga utari kubura nubwo mumubona uriya afite umurizo kandi abantu bazi ko hatamera ibintu. Yego bishatse kuvuga ko nawe ubwo gushobora kuba ufite umurizo kuko ni umuvandimwe wawe. Yego kuko abantu bakomeza kubona ihanda ahubwo mwamwishyize hanze. None rero icyo ngiye nasabaga abantu basenga, abafite titire y'abapasiteri, abafite titire y'ubuhanuzi, abantu basenga Imana, abafite amatitire y'ubuvugabutumwa, bagabanye gusebanya basi, bashaka ahandi bahahira. Uzi ko biriya bintu bitazana umugisha ahubwo bizana umuvumo. Nyine ushaka kubivuga ukabona amakontenti ngo baba bashaka ngo viyuzi ngo abasabu, ariko reka nkubwire uri guheza umugisha w'imbaraga kure yawe. Ushaka kubona $100, sibyo, yuko wasebeje mugenzi wawe, kandi Imana yari kuzagwa amadolari 100,000. Wari icyo kintu cyumve. Uyu munsi ushaka kubona wa views ukabona amadolari 100 kuko wasebeje iki mugenzi wawe, ariko ufunza amadolari 100,000. Imana yari kuzaguhemba uyikorera neza. Nuko abantu ibyo bintu batabyitaho, ariko burareka nkubwire ni nko kurya amaraso. Uri kumva? Imana itabara ubwoko bw'Imana kuko birababaje. Reba nk'uyu mugore Solange, urumva? Solange yaraje njye mubona bwa mbere, yaraje aravuga ngo yabonye isi yose cyangwa amahanga menshi ateranye ngo miliyoni ngafatira ibihano Rwanda. Ibyo bintu byose twahise tubibona byahise bisohora. So urugero, njye nicyo kintu yahanuye numva gifite imbaraga. Wenda byakurikira ashaka ko yaranabirose no mu nzozi sinzi, ariko ibyo bintu yari yakoreshejwe n'Imana mu by'ukuri. Sibyo?
bisa nk'aho ari Imana yari yamutumye ko turi mu kaga dukwiye gusenga. None kubwo yahuye n'akaga uzi urebe ukuntu bagiye kumworosora, we nurebe bagiye kumwambika ubusa ntawe ubihagazeho niba ibyo bamurega ari ukuri. Kuki abantu bibagirwa? Wenda niba umuntu yaraje akakugaburira uyu munsi ugahembuka Joshua wari ushonje, kubera iki nukira inzara uri bujye kumurukaho? Wenda numara kurya ugahaga ibiryo yaguhaye, sibyo? Mu kandi kanya ni wowe uri bujye kumubogaho mbere. Miriro mwagiye mureka abantu bimareka nkubwire, suri kurankura mugabo we waje akamusebya, bira bintu nta gaciro nge nabiho. Wari ubizi? Dore impamvu ntabiha agaciro, sibyo? Shitani burya yanga abahanuzi cyane cyane bubatse ingo. Cyane ngifiteho n'ubuhamya, sibyo? Iyo uri mu gihe cy'umuhamagaro cyane cyane ukigufata umuhamagaro, bira bintu biba muri mu bihe bikomeye, nuko abantu batabizi. Uzi ko umwuka wera kuza uriya mugabo we yavuze ngo ntago azigenga izo mpano ngo zamuziyeho, uko ni umunyamubiri. Ahubwo uriya mugabo nge nabonye yarabereyeho kuzimya Solange. Njye niko nabibonye. Ntago yigeze amenya ko umugore we ari mu gihe cy'umwuka cyo gukoreshwa n'Imana, wenda ahubwo ngo amusapotinge, ahubwo yarari hafi ye ngo amuzimye. Ati kubera iki? Hari ukuntu umunyamuhamagara afatwa n'ibintu. Uzi ko umugore ashaka kubyuka uruhande rw'umugabo saa 9 umwuka mutumye. Kera niko byahoze. Ku muntu wemeye kumvira umwuka kubyutsa uruhande rw'umugabo saa 9 akagutuma ati genda ukomange kwa runaka tubabwire ko shitani yabateye ubasengere. Ati nutabasengerera ijoro barapfa. Si urugero? Umugore Imana ikabimutegeka kandi ikabimutegeka kubyuka atabwiye umugabo. So umunyamubiri ntaryamyaho akomboka umugore akajya kuvuga ubutumwa muri iryo joro, cyangwa agasanga hari umwana wa shitani yanize ifuro ryaje akamusengera akagaruka hehe mu buriri. Umugabo w'umunyamubiri ari buhita avuga ko avuye mu bagabo. Ibyo bintu ngiye mbifitiyeho ubugihamya. Urumva? Abyuka mu gitondo abwira abaturanyi ati shyano nagushije muri iyi nzu, atirira agatsindwa ati mfite umugore uraragenda. Reka mbabwire mutera amabuye abakozi b'Imana ariko nge simari. Nta muntu w'Imana natera ibuye ashaka abayivugira mu by'ukuri cyangwa bitari ukuri apfa kuba arayivuze mu kanwa ke. Mureka abakozi b'Imana, sibyo? Ahubwo Imana yabatumye izazibabaze niba ibyo byaha ko kuba bikorera mu murimo wayo, ariko nimurekeraho bene da. Nukuri pe. Urumva? Umugabo mwashakanye mwabyaranye atinyuke aze kuri imihanda kuri YouTube, niba umugore wawe wenda yatashye saa 5 z'ijoro yarari mu masengesho, unanirwe kwihangana, ahubwo wowe wa mugabo umutuke, numara kumutukana umuteze Satani. Uzi ko umugabo agutuka kandi uvuye mu mwuka. Uri kumva? Rimwe nanjye nigeze kubaha ubuhamya, ntago ntinya kubivuga ko nagize urugo rubi kandi nanjye rwaterwaga n'umuhamagaro. Nukuri umugabo akubeshyera ikintu utanatekereza, utakwicara ngo natekereze. Joshua icyo gihe nagiye mu bitare bya Mashyiga ndarampanura, yego ku Kamonyi. None twapanze nka korari tujyana turi abantu icyo gihe ndi muri korari ababibyiremera bamwe barabizi, tujyana n'abantu benshi nyine muri korari benshi, tujya gusenga mu bitare dusengera umurimo w'Imana ariko natwe twisengera. Joshua naratashye, ubwo naragiye twarayeyo. Erega niko abakozi Imana icyo gihe nanjye wenda wabinsubizamo rwose ntakubeshye sinabishobora, ariko haragihe kigera bikakubaho. Uri kumva? Naraye mpanura uwo munsi nafashwe n'umwuka wo guhanura, ntago ujye ukunda kumfata. Ndarampanura buracya. Batashye mu gitondo. Ngeze mu rugo. Urumva? Banyakirije icyayi cyo kuntuka. Wandaya we, shora ndagukomeje. Solange ndamukomeje, sinzi niba ari indaya nkuko bari kumusebya, sinzi niba afite abagabo nkuko bari kubimuvuga. Ngiye ntago mari ngo mbimenye. Ariko niba ntabo ufite inshuti yanjye, ahubwo Imana igiye kugutabara. Ko ni ukuri? Niba uzi ko ibyo bakurega atari ukuri, hagarara ubona Imana. Yes, kuko nabonye ishema ryo kuvugwa n'abantu ariko Imana ikwemera. Uzi kugera hirya ukajya uvuga uti bakongeye bakamvuga ikangirira neza. Noneho arantuka wandaya we naperereje nakujya umva waraye mu bagabo uvuye mu bagabo arantuka we. Noneho nibutse ukuntu nakoreye Imana by the way ndarira. Urumva?
nararize numva bigeze ku ndiba y'umutima w'Imana. Iyo bagusebya bakakuvuga bakagutuka ukorera Imana by'ukuri igusukaho, uri kumva? Njyewe rero nitegereje uriya mupapa nsanga nawe ntabwo ari seriye, urumva? Nawe ntabwo ari seriye, ntabwo yamenye ko umugore we yahamagawe, ntabyo yamenye, ahubwo ngo amufashe mu muhamagaro. Buriya iyo ufite umunyamuhamagaro ufite ubwenge bw'Imana, nawe muri kumwe ko kusenga ufite n'ubwenge bw'Imana, umunyamuhamagaro aratera wowe ukikiriza. Niba akubwira ati uko ngo yaramubwiye ngo agiye kujya mu nzu y'iryibiri, ngo nuko umugabo bimuca intege, ubwo wari kumubwira uti yego mabuja, ati ubwo Imana izadufasha, ukamuherekeza mukabaho. Nyine yari afite iyerekwa ko ari Imana igiye kumukorera, none rero umugabo yagiye kubizibya. Urasubira niba umugabo mwashakanye mwabyaranye abana akaza akajya ku mihanda akagusebya ngo wamuta, nashaka abe yagutaye, birashoboka ko hari aho yabonaga muri kubangamirana. Ariko se kuba yavuye mu rugo akagenda bivuze ko ahise aba indaya? Bivuze ko abantu barimo gusengana bahise baba abagabo be? Njyewe sinje kumweza, sinamuzi, mubona kuri izi YouTube, ariko nkurikije ko abagabo bajya biteka bakabeshyira abagore ngo ntabwo baba bagiye gusenga ngo ahubwo baba bagiye gusambana. Uri kumva? Umugabo akicara ari akagupangira icyaha atanagusanze igikora, ngo ngiye ngo nasanze ngo yicaranye n'umuntu ngo nuko ngo niwe ngo umusenyeye. Siko nta hantu biriya bintu bihurira. Umuntu yari umunyamwuka by'ukuri, uretse no gusambana ntiyanabitekereza. Iyo umwuka w'Imana umurimo, kuko ibyo bintu ntabazi nuko binabaho, n'inshingano mu rugo akenshi wa mugani wabo nta nushobora no kuzubahiriza, kuko hari imbaraga uba ufite zakwinjiyemo zigukoresha, ahubwo wowe ukikangura wava muri wa mwuka, uri kumva, ukibaza ibyari biri kugukoresha nawe bikakuyobera. Uzi ko hari umugore ushaka kuva mu mwuka agasaba imbabazi umugabo, akavuga ati mbabarira, ati burya impamvu cyagiye ntakumvaga, numvaga ndi mu yindi si, kandi nukuri aba ari mu yindi si. Ahubwo kuzura umwuka wera uri kumwe n'umunyamubiri biragora. Cyo kintu abantu mukimenye, mwitera amabuye abakozi Imana kandi mwarabonye ko hari Imana ibarimo, keretse niba na mbere hose mwarabonaga ko nta Mana bagira, kandi ukanamusuzuma ukabyibonera pana amagambo. Kuko njyewe keretse mbonye ibimenyetso ukaza, nge sinzi niba koko ibyo baba bavuga ari ukuri, ariko nzi ko hari n'ababavugwa babeshyerwa. Hari abantu babeshyera ibinyoma byinshi, ariko hari icyo Yesu yabavuzeho. Yaravuze ngo murahirwa niba batuka bakabatoteza bakababeshyera ibibi byinshi babampora, ngo icyo gihe ngo muzishime, ngo kuko ingororano zanyu ari nyinshi, haba mu isi cyangwa mu ijoro. Imana itugirire neza. Ndashaka rero kurekera ahandi kumbabwira ngo mureke gusebanya, kuko n'abapfumu ntibasebanya. Murekeraho, mureke gutukana, mubane nk'abakristo. Nusanga bundi kera ukuntu byameraga, iyo umuntu wasangaga yatandukiriye, urumva, mwene so waramwegeraga amuhuguzanya ubugwaneza, wabona atakumva wenda ukabona kumuteza undi, wenda umuntu mukamwandika mubona yabakahebwe da. Ariko se umuntu warabyuka akajya gusebya undi, ibintu birimo gusebya izina ry'Imana ubwabyo. Imana rero idufashe bene data. Njyewe nagira ngo mbabwire basi mwiminjiremo agafu, mwabagore mwe b'abapasiteri murekeraho gusebanya ubwanyu. Nusebye umugore mugenzi wawe ukabyuka ukavuga inkuru za Mutesi, kuko uri umupasiteri mugenzi we, ntabwo uzaba urimo gusebya Mutesi, ahubwo uzaba urimo kwisebya. Icyo kintu mukimenye. Ni ukongera ukabyuka ugasebya undi mugenzi wawe, mwese muhuje titire, uzaba urimo kwisebya, kuko umuntu naza kubapima kuba judging, mwese azasanga muri mu gatebo kamwe. Ko abantu babaye abanyabwenge kameme, abo mubwira bazi ubwenge burusha ubwo mufite. Muri kubwira abantu bize, bari babategerejemo Imana. Murimo kubwira abantu bize, hari ukuntu umuntu yiga, sibyo? Akabakeneye amahoro. Nubwo yize yaminuje, avuye mu Bushinwa, avuye mu Buhinde, mbibutse ko kwiga bidatanga amahoro, sibyo? Kwiga amashuri menshi sibyo bitanga umugisha. Umugisha utangwa n'Imana. Umuntu ashobora kwiga ibidiplome bigahera muri mari, yego. Aha, kugira gute se? Ntago amahirwe atangwa n'Imana. Kwiga unose gute umuntu ashobora kwiga amashuri menshi akabura akazi? Ntago ari byo rero bitanga amahirwe. Ahubwo hari abantu bakeneye kuruhukira mu maso mu bantu b'Imana.
cyangwa se kukuruhurwa n'ijambo ry'Imana kavuga ati byose ndabibuze ndize biranze ndadepoje ahantu hose mbuza akazi ariko byibura nkeneye ijambo ryampumuriza. Bano bantu rero Imana yashyizeho ngo bahumurize abandi akaza ahubwo agasanga nta kintu afite, akaza kureba ashaka umuntu byibura umuhumuriza ahubwo agasanga abantu barimo gucakagurana. Mwese ubu turahungira hehe? Mureke rero abantu b'Imana babahungireho ahubwo bo kubabonamo inyamaswa. Uko njye ninza nkicara kuri mugenzi wanjye nkamusebya, buryo bwose nta muntu uzakwizera. Umuntu usebanya se ubwo ninde wamwizera? Nta muntu wakwizera umuntu usebya mugenzi we. Ijambo ry'Imana rero ryatubwiye ngo ntashyushye inkuru y'umuturanyi we, mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ngo ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Uwo muntu uzatura ku musozi w'Uwiteka atinya abantu batinya Uwiteka, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi yivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Imana itugirire neza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Aba bantu nibo bazatura ku musozi wera, ku musozi w'Imana. Nudashyushya inkuru bene da, none mwe murazishyushya ku manywa na nijoro. Uri kumva nutaguriza abantu kunguka ibintu byinshi. None umuntu araguriza umuntu miliyoni akamubwira ati uzampa 2, ati nujya kunyishyura wowe uzampa miliyoni 2. Ibyo ni ibintu byibura se wenda wavuze utuzankiriraho 200, wenda ukunguka ayo 200, ariko ntujye kubwira umuntu ubwo umuhaye miliyoni imwe azaguha miliyoni 2. Abantu b'Imana mwabanye mu mahoro koko. Rero ndashaka ko dusubika iki kiganiro twari turimo, ariko nsaba ubwoko bw'Imana ngo burekeraho gusebanya, murekeraho gushyushyanya inkuru zanyu, mwo gushyushya inkuru ngo byukure umupasiteri ujye gushyushya inkuru y'umupasiteri mugenzi wawe. Uzabanza ufatira urugero ku bapfumu nabo ntibasebanya. Yego, ibyo bintu tubyumvikaneho. Ngo byuke usebye umushumba, umuntu aba ari intama, afata umuntu w'umushumba Imana yasutseho amavuta y'ubushumba wabyigiye akava akajya kwiga mu mahanga akiga kuyobora intama, yarangiza ukabyuka wowe ukajya kumutuka ngo biragatsindwa ngo kugira umushumba ngo nk'uwambaje. Ibyo ni ibintu bose abantu b'Imana nibarekeraho. Muratukana mugasebanya, ni iki Imana yabahamagariye? Imana ibafashe kandi bagirire neza. Njye ndumva nshaka kubasengera, ndumva nshaka gusengera abantu b'Imana. Uzi ko Imana yigeze kutubwira ngo izafasha u Rwanda rusukeho umwuka wera rubwiriza amahanga. None si ibyo nibyo murimo kubwira amahanga? Ukabona umupasiteri arabyutse asebeje umupasiteri mugenzi we hano mu Rwanda. None si ubwo murimo kubwiriza icy'abanyamahanga? Imana yavuze ko tuzaba umucyo w'isi. Ubu turi kuvira abanyamahanga umucyo, cyangwa ahubwo barimo kutureba bagaseka ati dore ba bakozi b'Imana, dore ba bakozi b'Imana. Imana idutabare, sibyo? Tumenye gutandukanya ikiro ururo n'icyatsi, kuko mbona ntabyo abantu ntago bazi Imana bakorera. Iyi Mana yahanitse ikirere kuko abantu bayikinisha. Ninde muntu uzi ahantu hari imfatiro z'ikirere? Ninde muntu se wabuzi ahantu Imana ibika imirabyo n'inkuba? Ese ninde muntu wabuze ahantu Imana ibika umuyaga? Ninde? Imana ijya kurundarunda imisozi, ninde wari uhari ngo amenye ukuntu yagiye ibigenza? Bivuze ngo Imana niyo kubahwa, ntabwo ari ukuyitirirwa ngo tuze kwitwara uko twishakiye kuri iyi mihanda. Rero nimba mushaka n'ubutunzi, Imana yacu ifite ubutunzi, ariko ubuha abantu bihanganye. Reka dusubike, ariko Imana ibafashe pe, ndabinginze murekeraho. Ababyeyi barekeraho gusebya ababyeyi bagenzi babo, abagabo barekeraho gusebya abagabo bagenzi babo, abashumba n'abapasiteri barekeraho gusebanya. Mugende mwigire ku basilamu. Nta musilamu ushobora gusebya umusilamu mugenzi we, nta n'umupfumu nabibabwiye ushobora gusebya umupfumu mugenzi we. Mwebwe musebanya kubera iki? Mwigaye Joshua, abantu bigaye. Njye mbona bura n'abadive ndabakunda. Uri kumva? Ujibona ukuntu abadive bagumana amabanga yabo? Ntago ndabona umudive waje ku mihanda gutukana. Ubundi bari abandi bayobora yahe madini? birasaba ko abantu nyine bamenya Umuco cyo bataye umuco. bagomba kuba aribo babiri hanze. Babiri hanze.
hari ikintu bizarema kindi kibaho ko nyuma y'ibi ngibi kuko ntabwo abantu bakomeza kugira gutya bose bazabashyira mu gatebo. Bumvise umuriro umwuka azarwanya biturutse ku bitirirwa izina ry'Imana. ngo amahanga atukana cyangwa se ashinja ubu bwoko cyangwa se abureba rero buriya Yesu yavuze ngo nta cyabuze igisitaza ariko abwira wowe uzagiteza. Ni ikibazo ngo cyakakubereye cyiza nuko waba utaravuga cyangwa se ugafata urusyo bakaruzirika ku ijosi ryawe. Ye baba we, ikintu cyo gikomeye cyariya rero bisa nkaho byumvikana rimwe na rimwe niba ari wowe ubaye intasa ku kintu cyakakubereye cyiza ubwo rero isi yo kujejwe Imana yarengagije ko byakoze n'amategeko ariko ngo itegeka none irategeka abantu bose aho bari. Mana yo mu ijuru, ndakwinginze tabara ubwoko bwawe, abantu bose bakubaha cyangwa bitirirwa izina ryawe bahewe kukubaha by'ukuri. Hari abantu bavuga ko bakuzi ariko bagahakana imbaraga zawe. Suka imbaraga ku bakuzi, suka imbaraga ku bagukorera, kandi uzudusobanurire aho dukwiriye kunyura, werekana inzira nyayo, kuko umuntu arimo kugeramo hagati akayoba inzira cyangwa akabura n'inzira kubw'uko ibintu byinshi biri gukorwa turi kuyoberwa isobanuro ryabyo. Ariko ndasenze, gira ikintu ukora mu bantu bawe, suka imbaraga, uwera yere, uhanduriye yandure, tumenye itandukaniro. Gira ibintu ukora, gira ibintu ushyiraho iherezo papa. Abantu bawe barimo gusebanya, abantu bagashyushyanya inkuru, nuko tukabura inzira tunyuramo. Umwanzi ari kubikoreramo, Satani ari kubigira iturufu, agatuma nta muntu uri gutega amatwi ijambo ryawe. Abantu barimo kuza kuri izi nzira, kuri iyi mihanda, Mana Nyagasani, umwe agasebya mugenzi we bitewe na Satani. Hari umwanzi uri kubitera kugira ngo abantu batabasha gusobanukirwa inzira z'igisiyoni. Ariko hari ikintu wakora ugatanga ituze, hari icyo wakora ugatanga ihumure, ibyari induru bigahinduka impundu. Mana, gira icyo ukora mu bapasiteri, gira icyo ukora mu bashumba, gira icyo ukora mu bakristo. Turasenze Mana, bohora baboshye. Hari abantu bashaka kugukorera ariko umwanzi akagirishyira ibikangisha imbere, akazana ababasebya, akazana ababatoteza n'abavuga nabi. Hari icyo wakorera uri kubaka fondasiyo y'abagukorera, kandi Mwami ugatanga n'igisubizo ku bantu bose bafite ibibazo babuze ahandi hantu batakira keretse kuri wowe. Ni wowe dutakambiye ngo nudutabara tuzongera tugaruka aha tugushima. Kandi hari abantu bawe bagutegereje, barindiriye ibyo wavuze kuzabisohoza. Nubwo umwanzi ari kudutera ubwoba, ariko abategereje Uwiteka turacyakurindiriye. Ngaho tabara ubwoko bwawe bugutakira ku manywa na nijoro. Nuko nsenze nizeye kubuntu mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen.